twishimye Joyeuse umwana wacu ari nawe umwana wanyu mwakoze kuza kudutabara rero bashimye umwanya kugira ngo bashimire bagore n'incamake y'ubuzima bw'uyu Joyeuse bavuye mu buzima bw'umunsi hano baje kuherekeza. Twishimire Joyeuse ni mwene Imana Eric akaba yari muganga mwese muramuzi, akaba umuzukuru wa Archidikoni Bizimana Andrea, kandi twishimire Joyeuse ni imfura ya se Eric mu bana batandatu yabyaye. Joyeuse ni mwene Joyeuse yavutse mu mwaka w'1999 ku itariki ya 17 Nyakanga. Yatabarutse nyuma y'umunsi umwe agize anniversaire y'imyaka 25 yari amaze avutse, kuko anniversaire ye yaraye kuri 18 z'ukwezi kwa karindwi. Joyeuse amashuri abanza yayize ku kigo cya Munazi, ayisumbuye ayakomereza mu kigo cy'imyuga TVET Impanga mu karere ka Ruhango mu murenge wa Byimana mu ntara y'Amajyepfo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho yakuye impamyabumenyi ahabwa diplome ya A0 mu mwaka w'2021. Joyeuse yakoraga umurimo w'Imana, yakuze ari umuririmbyi kandi akora n'imirimo yo kuri altari mu itorero rya se Bizimana Andrea ariwe mukuru wanjye, na data ariwe sekuru, ndetse na sokuruza yari mu itorero uwo mwana wacu yakuriyemo. Yakoraga rero imirimo yo kuri altari, yaririmbiraga Imana kandi n'ibindi abenshi bari bamuzi. Joyeuse yashakanye na Niringiyimana Innocent itariki ya 15 Werurwe mu mwaka w'2022. Bari bamaranye ibyumweru 122 n'iminsi 3 mu mateka ye. Ibyumweru 122 ababikubye murumva ko ni imyaka 2 n'iyo minsi, ni ibihe bito cyane kandi bigoye kwihanganirwa. Joyeuse yabyaye umwana umwe w'umukobwa, uwo mwana amudusigiye ataruzuza icyumweru, no kuvuga iminsi 7. Joyeuse yakuriye mu itorero, ariko amaze gushaka yakoreye umurimo w'Imana muri iri torero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, nk'uko mubona twateranye uyu munsi dufatanya n'itorero n'abayobozi muherekeza neza. Tuzakomeza kumwibuka, Imana imwakire mu bayo kandi ibihugu bidashira. Nta byinshi bivuga kuri uyu mwana kandi nta na bike muvugaho, kuko uyu minsi babaze nanjye nari kwivuga, ariko natwe niwe yaje mu muryango wacu, ari imfura yacu, niwe mfura yacu n'umukazana, kuko na Innocent ni imfura yacu. Ubwo rero uwo mwana
mu cyimbo cya mama we. Na mama we rero ni imfura yawe. Ibintu byari byiza byose ari imfura, none umwanzi yabyonona, ariko none mu bihe bibi ni byiza tukamushima. Kuko urakomeye, abayizera ntabwo bazaheranwa n'ibituro, bazazuka nk'uko tubyizera. Umuntu wese wizera Imana, kuko Joyeuse ibintu byiza namuvuga kuko yanyubahaga, yankundaga, niwe naramusuye, nari mfite gahunda yo kujya kumuhemba, none namuherekeje yasinziriye. Cyakora icyo nashimira Imana ni uko umwana we nawe nabonye azakura, afite ijisho ryiza, ararira neza nkaho n'izindi mpinja, nabyo nabishimira Imana. Ubwo rero Joyeuse tumusezeyeho. Ikintu mbashimiye namwe mukagira ibyiringiro, Joyeuse yasinziriye mpageze, ariko yapfuye ariye. Joyeuse yatuye ibyaha bye arabyihana. Nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, uko namurebaga Joyeuse yarihanye, yasabye Imana imbabazi, urumva aririmba indirimbo mu ijwi ritoya arimo aremba, yarembereye ahimbaza Imana. Nk'uko uyu muntu w'Imana yabivuze niko byagenze. Bigaragara ko yari umuririmbyi koko, n'ubundi yasinziriye ari umuririmbyi. Ubwo rero ibyiza muziho ni ibyo ngibyo. Uyu mwana witonda yataragera igihe cyo gushira isoni kuko yari akiri umugeni, yatwubahaga, yuzuraga na nyirabukwe, yasanze ariho adasanga aho akora mu ntoki ati umukecuru wakoze kuvuga ku musurugu. Imana irakoze, nanjye mu magambo makeya, umwana we usigaye tuzamurera, tuzamufatanya n'umuryango. N'uwo wa mwana wacu namubonye rimwe, ariko umugore we nawe namubonye uyu munsi. Twese twari tukiri abageni n'umuryango, twari tutarahangana ngo turebane akana ko mu cyangwa tugirane ibyo dupfa, twari tugikundanye. Dusabaga Imana ngo tuzagumye gukunda no gufatana mu mugongo, tuzafatanya mu kana. Imana nikaduha tuzaba tubonye Joyeuse ntabwo arengeje kuko asize kandi yasize n'umwuka mwiza mu miryango. Ayo magambo muzi n'ubundi Imana ishimwe. Mama we rero ari kuri ako kana, niyo mpamvu mutamubona. Nanjye nitwa Musibura Elias, mpagaze hano kugira ngo babwire ijambo rya se wa nyakwigendera Joyeuse watambutse. Ijambo rya Bizimana Eric. Ijambo rya Bizimana Eric. Bavandimwe, abakuru n'abato, ndabashimiye kuba muri impande zanjye uyu munsi berekeza imfura yanjye. Nta magambo menshi mfite kuvuga, ndetse ibyinshi byavuzwe, gusa ndashima Imana ko yashimye kumpa umwana w'umukobwa tariki ya 17 z'ukwezi kwa karindwi 1999. Umwana wari inyangamugayo, nkaba nari umaranye imyaka 25, itariki 18 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka ikamwisubiza mureke tuyishimire. Yari tuyishimire. Uyu tuyishimire yanyigishije kuba papa. Abenshi murabizi ko mwamwiyitiriraga mukanyita papa Joyeuse. Niko bizakomeza, ndamwita umwana wanjye, abandi mukamwita urungano, umukunzi ndetse n'umwuzukuru ansigiye yari uzamwite mama. Ndagira ngo mbabwire ko umumarayika asanze bagenzi be, kandi nzamurerera. Ntiyagize papa gusa,
yarakoze bihagije rwose, asize anangize sogokuru. Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo amutuze aheza. Ngendahayo Andere Isaka, Bizimana Eric, bisomwe na umusimbura Elias. Tuyishimire Joyeuse, tuzahora tukwibuka. Dushima ariko impamvu kandi dushima ni uko ubuhamya bwose bwatambutse hano nta muntu ugeze avuga Joyeuse ikibi. Buri muntu wese yagiye yibuka Joyeuse mu byiza, ndetse umubyeyi uri hano aratubwiye ngo ku iherezo ry'urugendo rwe kuri iyi si yari arimo aririmba. Se ntitwashima Imana? Umuntu ati cyangwa nanjye ngasinzira nk'uko abera basinzira. Rero ngiye kuririmba indirimbo ntabwo ari gahunda yari nateguye, murababarira nari mu gice kimwe na rimwe, ariko nk'uko Andre Isaac yabikundaga kuririmba, ndetse twajyaga dufatanya kuririmba, ndetse n'indirimbo tugiye kuririmba twajyaga dufatanya kuririmba hamwe n'umuhanzi Nyandwinosa ndetse na Isaac. Reka rero ndirimba igice kimwe na refure, ari nako mwibuka yuko izahanagura amarira ku maso yacu. Mbona ijuru rishya n'isi nshya, mbona n'umurimo Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru, kuko ibya mbere byari bishize. Izahanagura amarira ku maso yacu, urupfu n'agahinda bizashira. Izahanagura amarira ku maso yacu, urupfu n'agahinda bizashira. Nababwiye ko ari igice kimwe na refure, reka ndekere aho ngaho, abafite gahunda bayikomeze. Imana ibamugisha. Ariko ni ibintu bisanzwe tutajya dushobora kwakira, ariko twizera yuko bizanarangira. Imana ihabwe icyubahiro. Turi hano ku itariki 21, turi mu rusengero rwiza. Hano hari serikere nziza, hari indabo nziza, hari abantu beza, hari abantu b'ingirakamaro. Ariko nubwo turi aha ngaha, dufite isanduku irimo umuntu utagihumeka. Twari tukifuza kubana nawe mu buzima, wambaraga akaberwa, wajyaga muri sosiyete y'abantu agakwirwamo, wapfumbataga umugabo we akishima, washoboraga kuzabagara Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, washoboraga kudufasha mu ivugabutumwa, ariko yasinziriye. Abafite urukundo rugendanye n'amarangamutima bazamushaka muri iyi si, ntabwo bazamubona. Ntabwo bazajya muri Amerika y'Epfo ngo bamusange, nta nubwo bazajya muri Australia ngo bahamusange, ariko bazasanga Imana ihoraho. Haleluya. Tuzajya tumutekereza mu byo yakundaga tumubure, ariko ibyo yakoze muri ubu buzima tuzajya tubyibuka. Haleluya. Turashimira Imana ko nubwo turiho mu gihe bigaragara ko urupfu hari
Haleluya. Ntabwo urupfu ruri mu bintu bihoraho, ntabwo urupfu ruri mu bintu bihoraho, kuko mbere y'uko rubaho ntirwari ruriho, mbere y'uko rubaho ntabwo rwari ruriho, na nyuma y'uko rubaho ntiruzagumaho. Urupfu ni ikintu muri rusange rimwe na rimwe umuntu udakunda undi amwifuriza, ariko nubwo waba utamukunda ukarumwifuriza, hari igihe ari wowe rubanza. Muri rusange twese Bibiliya iravuga ngo abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye ntacyo bagize gute, ntacyo bazi. Nubwo dushobora kubona umwanya tukarira, ariko uyu mushiki wacu wavuye muri uyu mubiri tuyishimire Joyeuse ntacyo yadufasha. Ntabwo turimo tumusengera ngo umunsi azajya mu ijuru, wapi, neda ntibishoboka. Niba twari tumuteganije ko umuntu uzadufasha muri korali, nta gihari. Nta nubwo tuvuga ngo arimutse mu kanya hari ahandi hantu ari bunyure ngo aragera iwoya, ahubwo Bibiliya iratubwira ko dukwiye gutunga ubwenge tukiri bazima. Haleluya. Uyu mushiki wacu mu mbaraga nkeya yari afite yajyaga anyaruka akaza akagera ku rusengero, tukamubonamo umuntu ushobora kuzitanga akabwiriza ubutumwa bw'abamarayika batatu uboneka mu Byahishuriwe igice cya 14 guhera ku murongo wa 6. Twebwe ubwacu twumvaga tumukunze, tukumva tutamureka, ariko isaha ye yageze, yavuye mu mubiri. Nimwihangane. Haleluya. Nimwihangane. Kubwira abantu ngo nimwihangane ni ikintu kimwe, ariko no kwihangana ni ikindi. Ubusanzwe Bibiliya ivuga ko hariho ibigeragezo, ariko mu bigeragezo habamo ikigeragezo. Ni ikigeragezo kuba umufasha watwishimire amubuze, ariko ni ikindi kigeragezo uko agiye kubyitwaramo. Turi bufatanye kumufasha kurira, kwishima no kunezerwa, ariko biramusaba intambara zirenze iz'ibyo twamufasha. Akeneye Imana. Haleluya. Asize umwana wari ukivuka, twari guterura tukishima tugakora iminsi mukuru. Imana imufasha cyane. Ibi biduha ipica y'uko ubuzima ni ikintu cyiza. Imibiri turayisiga ikaberwa, twayandika turayisiga ikanoga, twayandika ukabona ni sawa. Abanyarwanda b'abahanga baravuze ngo utazi umwanzi asiga iki? Umubiri. Utazi umwanzi asiga umubiri. Ibi rero ntabwo ari ibintu bije mu kinyejana cyacu, ni ibintu byatangiye isi ikiremwa. Muri Bibiliya yera mu gitabo cyitwa Itangiriro, icyo gitabo kibanza, Bibiliya ivuga ko Imana yaremye umuntu utunganye. Itangiriro igice cya 1:26, umugabo n'umugore Imana yabaremye ari spesiyale batunganye. Ndetse ikimenyetso cyerekana ko umugabo n'umugore Imana yabaremye batunganye ni uko bari bafite ubutware bose. Imana ibashyira mu murima wa Edeni wari uri ku isi yacu, ariko ishyira ibiti mu murima wa Edeni, ibaha igiti cyari igipimo cyo kureba ko kuyumvira kwabo gufite agaciro. Irababwira ngo mu biti byose biri muri iyi ngobyi mwemereye kubirya, ariko igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi, umunsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa. Ariko Adamu yapfushije umwana wa mbere atarabona urupfu mu maso. Njya mbona abadamu iyo batwite yagiye ku ise arababara, ariko aramutse ababaye nta wundi wababaye nka we byamubana ikibazo. Nibura nuko ashobora kubaza mugenzi we atese bigenda bite. Adamu we yahuye n'ikibazo cy'urupfu, yari yabwiwe, ariko apfuje umwana atarabona. Ishyari ngo ni icyiyumviro gisuzuguritse, ariko dusaba Imana idukize ishyari. Haleluya. Ishyari aramwica. Uhereye icyo gihe Bibiliya itubwira ko urupfu rwagiye rutwara abantu, ndetse bijyana n'aho biri ngo rwatwaraga n'abatakoze icyaha. Abatakoze icyaha se ni bande?
abana bakivuka. Urupfu rubaho, ndetse abantu batandukanye bagiye bavuga ku buzima, bagenda bavuga no ku rupfu. Umwe mu babayeho witwa Yobu, Yobu igice cya 14 umurongo wa mbere yaravuze ngo igice cya 14 reka ndebe mugaramu w'Imana Yobu yavuze ku birebana n'urupfu ngo umuntu wese wabyawe n'umugore, yavuze ku rupfu yaravuze ngo umuntu wese wabyawe n'umugore aramya igihe gito kandi cyuzuyemo umuruho agakenyuka. Ubuzima bwacu umuntu avukarira, hari umuntu hano wavutse atarira, hari umuntu wavutse hano wavutse ntarira, mwavuga ngo icyo ni ikibazo cy'umwana. Umuntu wese avukarira gute? Arira, ndetse n'iyo atarize ababyeyi bavuga ko hari ikibazo cyabayeho, agakuraganya. Umukene wa mbere dufite mu Rwanda niwe mukene wa mbere dufite mu Rwanda, kuko niwe ukeneye ibirenze. Umukene wa mbere dufite muri Amerika niwe ufite ibyo akeneye kurenza muri icyo gice. Umuntu agakuraganya agafata neza. Uwo niwo mugabane watumye abahanuzi bavuga bati umuntu abaho mu gihe cyuzuyemo imiruho. Ndetse Salomo umunyabwenge we washoboye gushaka abagore benshi 1000 n'umugore umwe. Nibwira ko hano muri iterano nta muntu ugeze ashaka abagore 1000. Ntekereza ko no mu biro mupima n'ibyo dupima nta wapfa kushobora. Mu rwego turiho abaturage bo kuri uyu mubumbe gushaka abagore 1000 n'umugore umwe yaba stress y'ubundi bwoko. Uko no gutunga umugore umwe birasaba imbaraga ziturenze, uretse ko tutanamutunga nawe turafatanyije, si byo se? Ariko Salomo wabaye wacu yageze ubwo yandika aravuga ngo byose ni ubusa urimo kuduka inyuma y'iki y'umuyaga, ngo abazima bazi ko bazapfa ariko abapfuye ntacyo bazi. Aravuga ati mva ibintu umuntu byose aruhira ni ugukorera abandi, kuko iyo umuntu afite imodoka 100 ntabwo agenda mu modoka 100, agenda muri imwe. Iyo umuntu afite inzu 100 arara mu cyumba kimwe. Ibyo umuntu afite byose aba arimo akorera abandi, kandi ngo ingoma zose zisimburwa n'izindi, hakabaho igihe n'umunyabwenge ataburaga abana be. Nta kindi kintu adufasha muri ubu buzima ari uwamwangaga nagende ibyo gukunda, uko kwangaje wa Yesu ngo ntacyo kivuze. Mu magambo make urukundo rwe n'urwango nta kindi kintu gisobanura, ahubwo turimo turiga ibitwenge bazima ngo dushobore guhitamo kubana n'Imana. Mana yerekanye mu ijambo ryayo, yiyerekana mu byaremwe. Umunyabwenge yabarije undi aramusubiza ngo ubwenge ni iki? Ubwenge ni ukumenya gufata icyemezo urebye kure. Umunyabwenge ni uwita ku iherezo rye, uwita ku iherezo rye. Bibiliya rero igenda ivuga ikibazo cy'urupfu n'ubuzima, ndetse umugaragu w'Imana Dawidi yavuze, babyanditse muri Zaburi ya 90. Wenda ndasaba umuntu uri mu iteraniro ngo afashe kuhasoma, yashaka agenda hafite, kuko iminsi yacu yose ishize tukiri mu mujinya wawe. Imyaka yacu tuyimara nko gusuhuza umutima. Iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70, ariko ibyiratwa ariko kandi nitugira intege nyinshi ikagera kuri 80. Uyu mugabo Dawidi we abivuga yavuze ngo imyaka yacu ni 70, ariko nahoze nitegereza Joyeuse wabwiye ko asinzira afite imyaka ingahe? Makumyabiri n'itanu. Ubwo yari asigaye yamagera kuri 70, ariko niyo yari kuzayimara ni ubuzima bw'intambara n'umuntu. Icyakoze twifuza rero ko dukomeza tugafatanya muri ubwo buzima, ariko biba bitanashobotse. Abantu rero bagiye bavuga ku birebana n'urupfu baratandukanye. Namwe murabizi turi mu myaka ingana gutya, ababayeho ntitukibabona, ariko ntabwo Bibiliya irimo abantu bagiye bavuga ko ubuzima ari ubusa gusa,
ahubwo hari n'abandi bagiye bavuga ko turi muri ubu buzima tugomba kurwanya intambara neza. Tugomba kurwanya intambara neza, iminsi yacu tukayimara atari gusubiza umutima gusa, tukabana n'Imana neza, tukabana na bagenzi bacu neza, natwe tukibanira neza, tukibanira neza. Kuba twajyana muri urusengero ni ukugira ngo umuntu wese atekereze ku buzima turimo. Hari igihe umuntu bari dufite umugabo umwe iyo yasuzuguraga umuntu, reka tujye mu nkuru yo gutsinda urupfu turane n'umusozo. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 11 badusomeye isomo. Bibiliya yavuze ngo Yohana 11:25 ngo bijya kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azagira gute? Azabaho. Ntabwo ari inkuru isanzwe umuntu yaganira n'undi bamubwire ngo nuba warapfuye uzabaho. Ibyo ntabwo biri mu bayobozi dukunda gutora, ntabwo babishobora. Mu bo dushyira imbere banakwiye kuba bahari, ibyo ntabwo bibareba. Ahubwo ijwi ryavugiye muri Bibiliya rivugwa n'ufite ubushobozi waremye ijuru n'isi, gutegeka bikabaho, yavuga bikagira gute? Aravuga bikabaho, yategeka bigakomera. Imana yigaragaje mu ijambo ryayo, niyo yonyine ifite ubushobozi bwo guhagarika urupfu. Nta munyamubasha wo ku isi ufite ijambo ku rupfu, ntawe. Bari gukora uko bashoboye ngo barebe ko tekinoloji yazajya ikorana n'abantu basinziriye, ibyo ni iby'abantu. Ariko Bibiliya irimo umugabo wavuze ngo nijye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azagira gute? Azabaho. Kandi uriho unyizera ntapfa, agira ibyiringiro. Ibyo ntabwo ari amagambo yakoresheje gusa, ahubwo igihe yari yerekeje mu rugo aho Lazaro yari yarapfuye amaze iminsi 4, abigishwa bari barimo babiganira batabyumva ngo yasinziriye. Bibiliya itubwira ko yari amaze iminsi 4 apfuye. Yesu ahageze arahamagara ati Lazaro sohoka. Haleluya. Cyaba ari igitangaza gutekereza ko twabwira uyu mushiki wacu ngo va muri iyi serikeri. Mwanatekereza ko byatubera byiza dufite ubushobozi tukavuga tuti vamo usubire mu buzima. Bibiliya ivuga yuko yarahageze arahamagara ati Lazaro sohoka. Lazaro arasohoka, baramubona. Mushiki we Marita aramubona, mushiki we Mariya aramubona, abaturage baramubona, bamurakarira bararakara, ariko Lazaro arasohoka. Yesu aravuga ati nijye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azagira gute? Azabaho. Reka dushimire Imana ko Yesu yaje ku isi yacu, akavukira mu nda ya Mariya, agakurira za Nazareti, akajya ku musaraba, ndetse akimara kuvuka Bibiliya yaravuze ngo ni Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Dushimire Imana turi kumwe natwe muri aya masaha. Imana iri kumwe natwe. Yagiye ku musaraba, ajya mu gituro kuwa mbere w'isabato. Isabato yabaye ari mu gituro, yagiye ku musaraba kuwa gatandatu w'isabato. Ku isabato aruhukira mu gituro, yereza isabato mu gituro. Kuwa mbere w'isabato mu gitondo kare mu rwego rwo kumwerekeza ku isi izahoraho, yavuze amagambo aboneka muri Korinto ba mbere 15 murongo wa 50 aravuga ngo dore mbamenera ibanga ntituzasinzira twese, ngo Imana izavuga koko. Haleluya. Ni bande bizera ko Imana izavuga? Imana izavuga kandi izavuga koko. Haleluya. Abapfuye muri Kristo bazabanza kuzuka, abazaba bakiriho nabo bahere ko tumusanganiye mu kirere cy'umugisha wo baduhari. Reka muri aya masaha yo kwihangana mbifurize kubaho turi ingirakamaro. Buri muntu wese abe aho ari ingirakamaro. Nta muntu wizaniye kuri iyi si, nta nyongera zihari. Nubwo mubona ababyeyi bacu batubyara, ariko turi impano y'Imana. Haleluya. Turi impano y'Imana, turi abantu b'agaciro, ntabwo turi abantu barayisi. Dukwiye gutekereza Imana. Umuntu muzima agomba gutekereza Imana. Nawe gutekereza, nifuriza buri muntu wese kwihangana no kugira ibyiringiro mu izina rya Yesu. Yabona reka twese duhagaze
iyi ndirimbo y'umwami Gushimiye ko ari wowe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Turi hano mushiki wacu yatuvuyemo, dumwuka dushoboza kwihangana. Sabiye umufasha we ushoboze kwihangana. Umwana wasize muri ubuzima mushyire ku bibero byawe. Ababyeyi n'inshuti ubane nabo, kandi iyi gahunda ishoje tugushimiye ko wabanye natwe, isigaye nayo tuyoborwe nawe mu izina rya Yesu. Tuzamure
Ifatiro zawe nzazishimangisha safiro, iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure kuko utazatinya. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba kuko bitazakwegera. Ahari bazaterana ariko sinjye uzaba bateranije. Uzagukoraniraho wese azagwa ari bo wazize. Dore ninjyure mu mucuzi uvugutira umuriro w'amakara agakuramo icyuma akoresha umurimo we, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura. Ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira icyo gutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka ahondi. Arakubwira ati ndaje ndaje, komera, ko ndi hamwe nawe, ninde wagushobora? Niko Uwiteka avuga. Amen.
twiringiye Yesu kubera n'ugusinzira nawe ukangurwa mwarira nawe umwanzi ashukirayo. turagushimiye Uwiteka Mana yera, dushimiye imbabazi zawe zitandoreka, dushimiye kugira neza kwawe kwabanye mu bugingo bwacu kuva watuzana tukagejeje kuri iyi saha uhabwa icyubahiro. Ni hano databuja ubwo impamvu y'ibyago twagize muvandimwe adukurwamo, rinyize cyane databuja kugira ngo twe dusigaye duhe imitima yihangana, ukomeze databuja ababyeyi bamubyara, ukomeze umufasha we, kandi ukomeze kuduha ibyiringiro byo kuzabana nawe ubwami bwo mu ijuru ubwo uzaba ugarutse. Bana natwe rero gahunda zose zisigaye ziyoborwa nawe mu izina rya Yera. turamubona nta zina yari yatubwiye, ariko niba yari yadusabye ngo kuba yavunitse, reka dukomeze gahunda. ndabanza kwisegura uyu mupapa ntabwo mesaje yayikurikije neza, ntabwo twiganye ahubwo turaturanye. Rero nanjye nifuje gutanga ubuhamya umubyeyi Joyeuse twamenyanye akiri umugeni, atura aho ntuye ku bituranyi. Ndavuga rero ku bintu bitatu: ndavuga ku by'umwuka, ndavuga ku by'ubukungu, ndavuga ku mibanire n'abandi. Ku by'umwuka rero Joyeuse umwana kuko ubaherewe mu itorero, twamenyanye abwira ko yabanje kumwambikana, nanjye naruganira abaye mwambikana ati se umurimo ntoki turi umudivantiste, ati nanjye ndifuza ko umudivantiste. Ngwino dukomeze rero umurimo. Twararimbaga, twakoraga nyuma y'itora. Joyeuse yaranyumviye araza akitanga mu rusengero. Icyambabaje ni uko twari dufite gahunda y'uko azabatizwa, akambwira ati nzagutwaza imyenda. Ubwo ibyo by'umwuka reka subikira, ndongera mvuge ku by'imibanire n'abandi. Joyeuse njye naravuga se njye njyenyine tuziranye wenda muri karitsiye, nkabona hirya no hino afite inshuti, ababyeyi baramenyana, abapapa bato abakuru. Ikindi hari umubyeyi bajya bavuga muri Bibiliya ngo wadoderaga abantu. Joyeuse yaratudoderaga akaturimbisha, twabuze umuntu twadodeshagaho imyenda tukishima. Ibyo nabyo reka subikira aho ngaho. Reka noneho mvuge iby'ubukungu. Joyeuse yari umwana ufite mu mutwe, ufite iterambere. Hanyuma rero ku giti cyanjye njye yari inshuti, twagiranaga inama tugahugurana. Ikindi cyambabaje ndabyibuka twari turi kumwe kwa kane, ubwo yajyaga agira akabazo ati tujya kwa muganga, ati none uzamperekeza kwa muganga. Hanyuma ku wa kane twari turi kumwe, Joyeuse kumva nawe utameze neza tujye kwa muganga, ati nta hantu mbabara. Ubwo nahise ngenda ku wa gatanu, hari umunsi wo kwitegura isabato, ku isabato tujya mu rusengero. Hanyuma ku cyumweru twari mu myiteguro y'amatora, ndagenda mu by'amatora na ruseseri, njya muri ibyo aho mpugukiye, ntekereza kuri Joyeuse baranga ari kwa muganga. Igihe ngitega nanjye simbahamagara, ahubwo ndashaka uko ngerayo. Igihe ngibitekereza nibwo nahise numva inkuru ko Joyeuse yavuye mu mubiri. Mu by'ukuri Joyeuse niyigendere, aha dusize yahasize amateka meza. Nifurije mwese kuba mwagira amateka meza. Murakoze. Arakoze. Imbere gato tubwira yitwa Nasengimana Fonsina, bivuze ko ari umuturanyi we, aziza kudusangiza ubuzima bwa Joyeuse. iramubwira iti ngo ni Imana, ubwo wumviye umugore wawe ukajya ku giti nakujije kuzaryaho, uzanihuta akakuvuma. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibiruvamo ugombye kubiruhira. Uzajya bukumerera imikeri n'ibitovu,
nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima. Urinde ugeza ubwo uzasubira mu butaka, kuko arimo wakuwe umukungugu mu mukungugu nimo uzasubira. Ushyize igitaka mu gitaka, umukungugu mu mukungugu. Imana ifite ububasha buhoraho n'izamuzura, twizeye ijambo ryayo. Uko Imana kubw'urukundo rwayo n'ubwenge bwayo yemeye ko inshuti yacu ndetse akaba na mushiki wacu atura imitwaro yo muri ubu buzima,
umubiri we ugiye mu gitaka, igitaka cyagiye mu gitaka, n'umukungugu mu mukungugu. Tukaba twibuka iteka ko imibereho yacu ari iri mu maboko ya Data wa twese uhoraho, Data wa twese ufite urukundo n'impuhwe, kandi wasezeranye ubugingo buhoraho wamukunda bose. Urwandiko Pawulo yandikiye Abitesalonike ba mbere igice cya 4 umurongo wa 15 kugeza umurongo wa 19 haravuga ngo, iki ni cyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, arangurure ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye, manda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamurwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Mubyeyi imbabazi, abateraniro twese turagushimiye cyane wahabwa icyubahiro. Uri Imana y'urukundo n'amahoro, waremye umuntu mu ishusho yawe, Satani arayihindanya, twita twokamwa no kuvuga ngo tuzapfa. Abazima bazi ko bazapfa, ariko bapfuye ntacyo bazi. Twebwe abasha guhumeka, tubasha gutekereza, uduhe kubara iminsi yacu, kugira ngo ibyo dukora, ibyo dutekereza, ibyo tuvuga, tubereho kuguhesha icyubahiro n'uwerekanwa tuzitaye mu bwami bwawe. Muri ubu buryo rero uyu mushiki wacu tumuherekeje, turagusaba tukwinjira kugira ngo twese abari aha ngaha uduhe gutekereza cyane byimazeyo ku mibereho umuntu agira ku isi, kugira ngo muri ya minsi dusanzwe tuzimo tujye tubana nawe, impanda yawe nibwo tuzagusanga igihe kidatsinzwe. Turakwereka umuryango, turakwereka inshuti, abavandimwe. Kubabara ni ngombwa turi kuri iyi si, ariko kubabara kwacu kugiye kugira aho bugarukira. Twibuke yuko ubwo uyu mushiki wacu agiye ahacekerwa, natwe ari uyu munsi mu mwanya uza cyangwa rejo bundi natwe dushobora kunyura aha ngaha. Turagushimira ko wakizeho isezerano yuko abakiranutsi batazaheranwa n'urupfu, ahubwo bazazuka bakazukira guhabwa ubugingo buhoraho. Twe tubasha gutekereza ubutubashishe tuzitahire mu bwami bwawe. Ni ukuri rero ibi ni ngombwa nyine kugira ngo bibeho, kubera ni ukuri dukomeze kubana nawe, maze ibyo ubona byatuma turushaho ku bwoko bwawe uko bikwiriye, ukomeze kubiduhana rero bose mu izina rya Yesu. Naho hazi ibyago byinshi n'amahoro, Yesu ni umukiza wanjye n'amahoro. Niragije Imana Data, umpa muri Yesu Kristo, nejejwe n'Umwuka Wera n'amahoro. Niragije Imana Data, umpa muri Yesu Kristo, nejejwe n'Umwuka Wera n'amahoro. Byose bizambera byiza n'amahoro, no mu byago nzaririmba
kumurwa n'Uwiteka Yesu amibyo ngena byose n'amahoro naho ndibona napfa zikumurwa n'Uwiteka Yesu amibyo ngena byose n'amahoro naho ndibona napfa zikumurwa n'Uwiteka Yesu amibyo ngena byose n'amahoro naho ndibona napfa zikumurwa n'Uwiteka Yesu amibyo ngena byose n'amahoro naho ndibona napfa zikumurwa n'Uwiteka Yesu amibyo ngena byose n'amahoro Ishimwe zamura icyo kiganza cyo kunezererwa Imana. Yesu ashimwe. Imana ishimwe kuko ishoje umugambi wayo. Mu izina rero rya mukuru wanjye Archidikoni Bizimana Andre n'umuryango we ariho Nyiraprodusabe Rusi na Bigimana Eric na Ngendahayo Andre, turabashimye kuko mudufashije gukora umurimo tudashobora kwikorera twebwe ubwacu. Dushimiye rero aya matsinda yose uko atambutse hano, ni abantu bakoresheje ubwitange bukomeye, bamwe bateka bavuye mu ntara, abandi bigomwa imirimo runaka bagumye gukora kuri uyu munsi. Muza gufata mu mugongo umuryango wa Archidikoni Bizimana Andrea ndetse n'umwana wacu wari waganiye mu muryango kugira ngo yubakane urugo n'umukobwa wacu. Uyu munsi rero nk'uko abatuyoboye babitubwiye, ntabwo byakomeje kubaho, ariko mu isi ya rurema ibyo turabimenyereye. Turabashimiye rero, dushimiye ubuyobozi bw'itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi badufashije kuyobora uyu muhango. Nabyo muri uru rugendo rw'ubuzima hari isura byagaragaje, kandi ngira ngo dufite n'abandi bavandimwe nk'inshuti. Dufite nka Andre Ngendahayo utari aha ngaha, ari gushaka ubuzima i Burayi. Ibi ngibi ngira ngo ari kubikurikirana live. Bashyitsi rero mwatugendereye, namwe inshuti z'umuryango, nawe mwana wari waje tugana, n'ubundi urakomeza uri mu muryango wacu kuko imbuto yawe turayisigaranye. Mbaro ntatinze, nabashima mwakoze kwitanga, mukigomwa ibyo mwakoze, mukagaragaza urukundo mu byo Nyagasani azabibukire n'uyu munsi. Imana ibahe. Hamwe rero nuko ubuyobozi bw'itorero buduhaye gahunda, nasabaga umusaza Juvenali ari hafi. Juvenali ari hafi hano. Juvenali ari kunyumva. Nyuma y'iyi gahunda, igikorwa cyo gukaraba kirabera mu ituze, twese rero twahuriye. Murakoze. mwanyura hafi gukomeza kubasura, kubakomeza kugira ngo badaheranwa ibyabaye. Nk'abatindiye rero
byinshi by'umuryango bitewe n'aho umuntu yakuriye iyo bamara kwicara yo kuvuga umunsi wo gukurikira iyo imiryango yo kwizicara ibimenyesha barakoze cyane ubwo igisigaye ni uko umuntu wese yasubira mu muryango we ariko dutererane abagize ibyago tukomeze babe hafi cyane cyane muri ibi bihe dukoresha murakoze cyane ubu marembo akomeye